Yesu ashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku mwami Imana Data wa twese mwiza, bikomeze bibane nawe mwese bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'urukundo, bakunzi bari muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde kandi ikomeze bahaze ibyiza byose bituruka ku Mana. Iyo mpora mbifuriza cyane uko bukeye uko bwije. Gusa dushimana cyane ikomeje kubana natwe n'akanya kabikomeje kaduhereza ngo dukomeze tuboneke imbere yayo turi bazima kandi mu buryo bw'umwuka byo gumira twese turi bazima, kuko igihe niki kugira ngo umuntu agwize cyane cyo bita imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'umubiri, kuko abantu benshi cyane hari imbaraga dukeneye cyane, imbaraga z'umwuka wera turazikeneye. Rero ndasuza cyane abantu bari ahantu hatandukanye, bari ku mpera z'isi zitandukanye, ari abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hari abantu bari mu bihugu bitandukanye, abari ku migabane itandukanye, abari mu Burayi, abo dukunda kubana kenshi, abari muri za Amerika, abari za Canada, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari cyane muri Afurika, n'abari ahandi henshi cyane tumaze kubana cyane ku munsi ku wundi. Ndabasuje cyane. Imana y'amahoro cyane ikomeze babwize, ikomeze bahereza imbaraga muri byose. Imana y'amahoro cyane ikomeze babwize cyane bahereza imbaraga. Gusa mureke tubane dusenge cyane Imana, then tujye bakomeza cyane no kumva iby'Imana yatugeneye, iby'Imana dushaka muri kano kanya. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye kuri Imana nziza. Mana tongeye kuboneka imbere y'ubwiza muri amasaha, duheme ku mwuka bazima n'ushimwe himbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Tubonetse muri umwanya w'ijambo ryawe, nyemera cyane rwose Mana, ijambo ryawe ryo rireza iteka ryose bagejejwe. Nyemera cyane nanjye Mana ugiye kuvuga Mana kwezwa kandi unshigikire, ushike n'abantu bose bagiye kuryumva n'abazaryumva mu izina rya Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushika kuri bwa yacu mu byose, bisage neza tisi umwami wacu. Amen. Mureke rero dusome ijambo ry'Imana maze dukomeze cyane no kumva ibyo Imana idushakaho, ibyo Imana itwifuza, kuko hari ibyo Imana idushakaho, kuko icyambere cyo hari ibyo yagiye twereka byinshi bishoboka tugomba kuba twakubahiriza, ariko abantu akenshi ntabwo tugeze cyane tubyubahiriza, twagiye tubica amazi gutyo muri imvugo z'ubu ngubu. Ariko icyambere cyo Uwiteka azabe, niko mpora abantu benshi cyane, ibyo wakora byose ariko Uwiteka azabe, ibyo wavuga byose Uwiteka azabe. Gusa cyane cyane tugomba cyane gushakisha cyane ko twamenya iby'Imana ishaka kandi ishima, iyo jambo ry'ukuri cyane. Shakisha cyane ko wamenya iby'Imana ishaka kandi ishima, kuko ibyo wakora byose Imana itabishaka kandi Imana itabishima, icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuri wowe kandi bizakugiraho n'ingaruka. Ariko nufata umwanya ukamenya neza cyane iby'Imana ishaka kandi ishima, icyo kintu rwose bizagufasha cyane mu buzima bwawe. Kuko icyambere cyo ijambo ry'Imana riramubwira cyane mu migani ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bose bazambona. Bisobanure ngo Imana ikunda abayikunda, nubwo twese nubwo turi abantu tukaba turi mu isi. Yaremye abantu bose muri rusange, bose irabarema, ariko Imana ubwayo icyambere cyo ikunda abayikunda. Ibyo wakorerwa wibeshyeho byose uvuga ngo hari imbabazi, ngo sinzi bigukenera gutya, ibyo wakora byose ni ukwihimbaza mu buryo bwawe wishakiye. Ariko iyi saa tuvugana, Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete, nibo bagomba kuba bayibona. Niba udakunda Imana ntabwo uzigera uyibona. Niko kuri ku ijambo. Icyambere cyo ikigaragaza umuntu uyikunda ni uko yitondera amategeko yanjye, uko yitondera amategeko y'Imana. Niko ijambo y'Imana ratubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data aho muri, kuko aho Data ari nanjye niho ndi. Muri make ngo bisobanura ngo umuntu wese ukunda Imana aba agomba cyane kuba yakwitondera cyane icyo bita amategeko y'Imana. Rero ugomba kuba wahitamo neza, gira cyane icyo bita amahitamo meza cyane, wongere cyane wisuzume, ubanze urebe cyane imirimo yanjye ndi gukora, uko ndi kugenda byerekana yuko nubaha Imana. Amena. Icyambere cyo ibyo wakora byose wirirwa ushakisha ibintu byose bitandukanye byo muri iyi si,
ariko utubaha Imana byose ni ubusa. Uko ijambo Imana tuvuga ngo kubaha Imana iyo ufite no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi cyane zikomeye. Niyo mpamvu Imana irashaka yuko abantu bayubaha bakabasha n'ibintu bafite. Ereka ugomba kunyereza yuko Imana ubwayo ibishaka yuko igomba kuza ku mwanya wa mbere mu kuyubaha, ibindi byose ukaza kubikora ariko Imana yaje ku mwanya wa mbere. Ibyo wakora byose rero Imana itari ku mwanya wa mbere aba ari ubusa. Banza wige cyane kubaha Imana, uko nuza kumara kubyiga bizakorohera cyane, ariko nubura kubyiga aho ngaho bizakugora. Ubanza ubyige rwose mu buryo budasanzwe, uhuye cyane kubaha Imana, uyubahishe n'ibyo ufite, n'ibyo ukora byose biyubahe, nta kindi Imana igukeneyeho. Niyo mpamvu yabwiye ngo yewe umwana w'umuntu, icyo Uwiteka gushakaho nta kindi, nuko ugomba kwera ukanakiranuka. Amena. Nta kindi Imana igukeneyeho, irashaka yuko ugomba kwera ukanakiranuka. Ni ukwera no gukiranuka, nicyo kintu rwose Imana idukenewe, nta kindi. Dore ibi byose twebwe tugambamo cyane twihimbaza, ibi ni ubusa. Icya mbere cyo ndababwiza ukuri, Yesu mu ijambo ry'Imana tubona hano mu Byahishuwe kuri 22:12 havuga amagambo ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, mbe nagorera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Muri make ingororano zawe zirahari, ahubwo ugomba gutebaza cyane, ubwo njyewe nzahembwa iki, njyewe nzabona iki? Rero nta na kimwe rero ushobora kuba wabona mu gihe utari wakwiga kubaha Imana. Banza wige cyane kuba kubaha Imana mbere y'ibindi byose. Ubaha Imana, yubahishe ibyo ufite, byubaha Imana, icyo birahagije. Ariko iteka ryose nubura kubikora gutyo bizagucanga mu buryo budasanzwe. Amena. Gusa Imana yacu iteka ryose ihora itubereye maso uko bukeye n'uko bwije. Imana yacu ni Imana, kandi ibyo ikora byose ibikora nk'Imana. Ntabwo waza rero ngo uyibaze ngo irakora iki, ngo iragira ibiki. Ariko icya mbere cyo ijambo ryayo riratubwira yuko ubwo yabashije kuba yatsinda ibigeragezo, icya mbere cyo yarageragejwe nk'umuntu, nayo yarageragejwe kuko icya mbere cyo Kristo yari Imana 100%, ari n'umuntu 100%. Bisobanura ngo ibi byose ducamo, ibintu bitandukanye byose abantu bagenda bacamo byose, nawe ubwe byose yagiye abicamo. Ariko icya mbere gifite agaciro ni uko ugomba kubitambukamo, ntuze kuba wacumura icyo cya mbere Kristo abashaka buriya. Ariko iyo wagize umwanya ugafata umwanya ukabicamo, biba byamaze kurangira burundu, nta hantu mushobora kuba mwahurira. Ariko cyane igihe kiragenda se kirasohoye, ubwo abasenga Data mukuru n'umwuka bagomba kuba bamusenga, kuko Imana ubwayo ari umwuka, n'abasenga bagomba basenga mukuru n'umwuka. Rero ibyo wakora byose utubaha Imana aba ari ubusa, aba ari ubusa rwose. Ibyo wakora byose wihimbaza mu buryo bwose ugendamo, kuba bubayeho kose, icya mbere cyo ibiri mu isi byose ni ibyayo, n'abari mu isi bose ni abayo. Ariko kugira ngo ube umwana wawe, ngo ube wakwemerwa yuko uri umwana wayo, ni uko uzemera cyane ukagenda cyane ku byo izaba irimo igusaba. Iteka ryose nibikubwira ngo ikintu runaka singishaka, nawe urabizi. Niba uri umubyeyi, niba uri umuntu, muri make uko wameze kose, Kristo icya mbere cyo aragushaka, akeneye ko waza ukongera ugaca bugufi muri wowe, maze Kristo ukongera ukamwemerera, aho bakubera umwami n'umukiza. Ariko abantu benshi cyane bagiye banga iyo ngingo, barayanze burundu. Mwagiye muhitiramo cyane ibyo mwishakiye, ariko amahitamo yawe wagiye ugira nta na kimwe azigira agufasha utabanje kwiga cyane kubaha Imana. Ubwo icya mbere cyo nubaha Imana bizatuma ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bizatuma ugendera mu by'Imana ishaka, bizatuma cyane ukora iby'Imana ishaka. Ubwo icya mbere cyo, ubundi ibintu bigaragaza yuko umuntu ari umukristo, agomba kuba afite ikintu bita kwizera. Iyo nta kwizera kuri hagati muri wowe, uzamenye neza yuko ntabwo uri umukristo w'ukuri. Niko kuri kw'ijambo. Banza wige cyane ku bintu bita kwizera, ubanze wizera Imana, ibyo bizaba bihagije. Maze numara kwizera, uzaba ubaye umudisiple, uzaba ubaye umuntu umukristo w'ukuri. Kandi icya mbere cyo niwizera,
bizakubera uko wizeye. Niyo mpamvu ibyo ritubwira ngo abo bose bapfuye bakizeye batari bahabwa ibyasezeranyije, kuko kubera kwizera bajyaga birora cyane bakagira ngo biri hafi yabo, ariko kubera ko bari bizeye ni ibintu byari biri kure ku buryo bapfuye batari banabibona. Ariko ijambo ribatubwira ngo bapfanye icyo bita icyizere, kandi ibyo byizere byabo ntabwo bizigere bakoze isoni, nk'uko tubizana ko ku munsi w'umuzuko abo bose tuzaba turi kumwe nabo. Niyo mpamvu iyi saha bivuga ngo ntabwo tureba ku bintu bigaragara. Muri make iyo umuntu arimo yizera ntabwo areba ku bintu bigaragara, ahubwo areba ku bintu bitagaragara, kuko ibigaragara ari iby'akanya gato cyane, ariko ibitagaragara ni iby'iteka ryose. Rero kwizera niko kwatumye Aburahamu abona uriya mwana Isaac, nibyo byatuma Aburahamu yemera kuva mu gihugu cy'iwabo, akemera cyane, akemera akagenda nk'uko Uwiteka yamubwiye. Muri make kwizera niko kwatumye Nowa yemera kuba yabaza inkuge imyaka 120 yose ari kwibaza, mu gihe abandi bose bari bamutaye umugongo bakaza bakamufasha, ariko haje nk'imisinga babona nta bibaye bagahita babyihorera. Ariko kubera ko yari yizeye bimuhanyeze no kwizera kwiwe. Niyo mpamvu babwira ngo ijambo ry'ukuri riranga umukristo w'ukuri. Umukristo wese w'ukuri agomba kugira ikintu bita kwizera hagati muri we. Iyo nta kwizera ufite hagati muri wowe biragorana cyane, kuko n'umuntu wese utizera ntabwo anezeza Imana, ntabwo byashoboka. Umukristo w'ukuri agomba kugira ijambo bita ukuri. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo igihe kirageze kirasohoye, ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka ari bagomba kuba bamusenga, kuko Imana ni umwuka, n'abasenga basenga mu kuri no mu mwuka. Anytime uzaba uri gusenga Imana utasengera mu kuri, bisobanuye ngo icyambere cy'abantu bose ntabwo basengera Imana mu kuri, nta nuko bagira ukuri mu byo bakora. Uko abantu benshi cyane bafite ikintu bita ibinyoma bidasanzwe, aho hamagara umuntu kuri telefone bamubaza urahagana hehe, agahita akubeshya. Muri make ibinyoma byabaye byinshi cyane mu bantu, birirwa cyane babeshya amagambo menshi cyane atandukanye, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Imana muzayikikirahe. Ariko iyi saha niwumva cyane ijwi ry'Imana ntuze kuba wakwinangira umutima, kuko nta handi agakiza gaturuka usibye ku Uwiteka. Ariko iyi saha wabigiramo uruhare nawe ukongera ugasubira mu mubare w'aba bantu byibuze baba barimo bakora iby'Imana ishaka. Amena. Igihe ni iki ngiki kugira ngo wongere wisuzume. Igihe ni kugira ngo wongere ufate umwanzuro cyane, wongere wumva yuko Imana byibuze yakongera kugarukaho. Ibyo washaka byose uzabibona, ari amafaranga uzayabona, ari inzu uzayibona, ari imodoka ushaka uzabibona, ariko igifite agaciro cyane ni ubwami bw'Imana. Kandi ijambo ritubwira ngo nimubanze mushakishe ubwami bw'Imana w'ikiranuka, nawe ibindi byose muba muri gushaka muzabiherwa kubw'ubuntu. Amen. Ibyo wakora byose rero iteka ryose udafite icyo bita ubwami bw'Imana, udafite ubugingo buhoraho, uko icyambere gupfa tuzapfa, twese tuzapfa, ariko banze baza cyane nimpfa nzajya he, nimara gupfa nzajya hehe. Ariko isa nakugira inama yo kuza ukaba wagira amahitamo meza, ukaba wakwemera cyane Kristo akakubera umwami n'umukiza, ukemera cyane Kristo akongera cyane akaba yakugarukaho. Uko icyambere cyo inzira zose wagicamo z'ubujiji zitandukanye Kristo ntabwo yabyitayeho. Icy'ingenzi ni uko wamwemera cyane iyi saha akakubera umwami n'umukiza, akaba yakubera Imana. Amena. Ikindi umukristo w'ukuri agira icyo bita urukundo. Urukundo abantu benshi cyane bamaze gutakaza ikintu bita urukundo. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Roma ngo nubwo wagira indimi zimeze gute ukavuga indimi zimeze nk'iz'abamarayika, nubwo wavuga ngo ndatanga ibyo mfite byose ngo ngaburire abashonje, ariko utagira urukundo muri wowe ntacyo biba bimaze. Urukundo rufite mu mapari agera muri abiri. Harimo urukundo bita agape. Icyo bita agape ni rwa rukundo rw'Imana.
nakabona ko bita flow ni rwa rukundo nyine rw'abantu bose muri rusange. Muri make rero iteka ryose Imana irashaka yuko tugira urukundo rwa agape, urukundo rw'Imana, dukundane kandi dukunda abantu bose nidakindi kintu Imana igurushakaho. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nukuzi neza yuko ntabwo washobora kuba wakwigira nabi, ni ko ugomba kuba wakunda mugenzi wawe. Imana irashaka yuko dukundana urukundo rwa kivandimwe, urukundo rw'abana b'Imana. Irashaka yuko dukundana twese, ukaba wakunda n'abanzi bawe, niko Yesu yadusabye, kunda n'abanzi bawe. Nuko waba uzi neza yuko bakugiriye nabi, ariko utegetswe kuba wabakunda. Amena. Utegetswe kubakunda, n'icyo Imana ishaka nta kindi. Imana irashaka yuko ubakunda urukundo rugaragara rwa agape. Amena. Ikindi kiranga umukristo wo kurarangwa n'ikintu bita gusenga, amasengesho. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nimusengeshe umwuka iteka ryose. Mu buryo bwose bwo guseka no kuba maso. Bisonga abantu bose basenga ntabwo basengera mu mwuka, ntabwo basengera mu kuri. Rero Imana yashaka yuko abantu bongera gusenga, bakaba basenga cyane mu kintu bita ukuri. Mugira amasengesho, kuko cyambere cyo amasengesho agizwe no gusoma ijambo ry'Imana, harimo n'ikintu bita kwezwa. Kandi abantu benshi cyane bari gusenga ariko ntibezwe. Ariko yashaka yuko mugomba guhindukira cyane mukaba mwabanza kwezwa mbere yuko mugiye gusenga. Uko cyambere cy'Imana batuvuga ngo amasengesho yose y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ariko iyi saha nibumvishe ibyo y'Uwiteka, nuze kuba kwirangura umutima wawe, kuko nta handi agakiza kaboneka usibye muri Yesu. Amena. Iyi saha iki ni igihe cyakugira ngo ngere wisuzume, wongere cyane urebe cyane, kuko ndi umukristo w'ukuri. Kuko uko iyo nirebye mbona ibyo nkora bigaragaza ko ndi umukristo. Iyo nirebye mbona ibyo mvuga bigaragaza ko ndi umukristo. Iyo nirebye amagambo mo agaragaza ko ndi umukristo. Iyo nirebye ibigare mba ndimo bigaragaza ko ndi umukristo. Ariko igihe niki kugira ngo wongere ufate umwanzuro, Kristo yongere cyane yongera kurebe neza, yongera kurebe neza, yongera kurebe cyane cyo bita maso y'imbabazi. Amena. Yongera kurebe neza, yongera kurebe neza. Kuko ibyo wakora byose, niyo mpamvu muri myavuze ngo ibyo mwakora byose nagahinda gasaze, nta marira adashira, ntabwo bizigere bakuraho ibyaha. Icyakuraho cyane nta kintu kwemera Kristo akubera umwami n'umukiza, ukemera ukakira imbabazi z'Imana. Uko niwakira imbabazi z'Imana, ibyaha byose bizakuvaho. Kandi Kristo iteka ryose ari ku ntebe y'imbabazi, hava ngo nawe ngwino, nawe ngwino, nawe ngwino, nawe ngwino. Tugiye gusenga, ariko banza cyane wisuzume, banza cyane wirebe cyane, iyi nzira ijya mu ijuru, uru rugendo uhagazemo gute? Ni gute uri kugera muri uru rugendo? Ibyo uvuga, ibyo ukora bimeze gute? Uko ugaragara bimeze gute? Eske ibyo ukora binezeza Imana? Ibyo uvuga binezeza Imana? Ariko igihe kiraje ndetse kandi kirasohoye, birasaba ngo ubanze cyane wongere wisuzume, ntibite cyane ku minsi umaze ugendagenda urorongatana mu nzira zitandukanye. Uko ibingibi cy'ubuzima turimo dushakisha gutya, ntabwo bizigere bigutambutsa ari imbere, ariko uzatambutswa cyane nuko wongeye wizera Kristo kumwami n'umukiza wawe. Uzatambutswa cyane nuko uzamutunze icyo bita agakiza muri wowe. Ariko niba nta gakiza, nta kindi kintu kizakurengera, uzarengwa n'ikintu cyitwa agakiza. Kuko icyambere cyo imirimo wakoze ntabwo yakurengera utarikoranye urukundo. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko abantu bongera cyane kwisuzuma, bagashaka cyane icyo bita ubugingo kurusha ibindi byose. Amena. Nimwongere cyane mushake icyo bita ubugingo. Ubugingo bongera ubushakishe cyane. Wongere cyane ushake icyo bita ubugingo muri wowe. Amen. Mureke dusenge, ariko cyane wibaza, koko ngira ukuri muri nge? Koko ngira urukundo? Koko ngira kwizera? Koko ngira ndasengesha umukete uko bikwiriye? Aho ngaho rero numara kwisuzuma, ukareba neza ugasanga udafite wa mutima nk'uwari muri Kristo, ugasanga ibyo uri gukora bebanye n'ibyo Imana ishaka,
aho ngaho itumenyereze yuko uri mu nzira yo kurimbuka, ariko haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitema cyongera kigashibuka, n'isaha nawe wagaruka ukongera ugasubira mu mubare w'abana b'Imana, n'isaha nawe wagaruka ukongera ukaba cyane mu bantu Imana yifuza. Uri Imana nziza, turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe. Nyemerera cyane, ubanze cyane Mana, utwongera imbaraga, udushoboze kwizera, udushoboze kugira urukundo hagati muri twebwe, udushoboze Kristo muzima we Mana kugira ukuri, udushoboze gusengesha umwuka nk'uko ushaka. Reka udushoboze kubabarira, reka udushoboze kwihangana, reka udushoboze gukora ibyo ushaka mu minsi imeze nk'iyi ngiyi, ureke udushoboze Mana kugenda mu nzira zose ushaka, ureke udushoboze rwose Mana kugira muri guri hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Gendereye imitima cyane, genda cyane rwose imitima abantu batandukanye, abantu bongere bakubahishe n'ibyo bafite, abantu bongere bagukundishe n'ibyo bafite, mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, niwongere wigaragaze, niwongere wiyerekane, niwongere uca inzira, niwongere ugire ibyo urema, niwongere ugire uko ubigenza, niwongere kose Kristo muzima we Mana wigaragaze. Urakoze Kristo mwiza yuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kudushigikiye, urakoze kuri ijambo Mana, ko abantu guhinduka bakaba byose bagiye bibwira, abantu bakongera bakoboka inzira y'agakiza, mu izina rya Yesu. Ndabisabye nizeye ko ubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mana y'amahoro ikomeze bagwize kandi ikomeze bambike imbaraga muri byose. Shalom shalom, naho ubutaha.